nk'umurambo ugenda bitewe nuko babonaga amaso ye ameze. Abantu bose bamaze kwinjira mu rusengero, Mariyamu atangira kuvuga ibyaha bya buri muntu. Wowe wakoze iki ku munsi runaka? Wowe wasambanye n'umugore wa runaka? Wowe wakoze ibi n'ibi igihe runaka? Arabarangiza hafi ya bose. Ni akagore ki karimo kugira itorero gutya? Kabuze icyo gakora? Bari bakwiriye kukamanura ino kakajya kampingira umurima wanjye w'umuceri. Amagambo abantu bapfa kuvuga ku bakozi b'Imana bajye bayitondera. Icyakurikiyeho nuko uwo murima we ntacyo yasaruye, ahubwo warahiye nk'uwatwitswe n'umuriro. Muri ibyo biganiro Mariyamu aramubwira ati, Imana yavuze ngo ejo saa 4 z'amanywa uzabona igitangaza mu kirere. Nta miteto n'akazi. Bukeye bwaho abyutse isaha Mariyamu yamubwiye igeze, umushumba Eliya Misabeyo abona mu kirere ameza y'Impande 4 n'umuntu wicaye kuri ayo meza yandika. Misabeyo arihuta ajya aho Mariyamu ari, aramubwira ati, mbonye cya gitangaza. Mariyamu aramubaza ati, wamenye icyo bisobanura? Aha, inkuba y'Imana ikubita abantu 12. Ubuhamya bwa Donasiye Ruraca. Imana ibwira Mariyamu iti, wabonye umuhumetso wanjye ibyo wakoze? Abantu bansuzugura mbabona nk'ibikeri, ndetse n'abariya basigaye ndabegeranya mbicuye umugoroba. Niba ibintu hari ikintu urimo kukungura, ukumva hari ikintu urimo kubaka mu bugingo bwawe, ushake abandi ubiha kugira ngo babyumve kandi babashe kugira icyo bunguka. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro aho turimo gusoma igitabo cya Mariyamu kugira ngo twongere duhane amakuru uko ibintu bihagaze, cyangwa se n'intambwe Imana agiye ikoreshamo umukozi w'Imana. Muri kumwe na Ndayishima Alphonse, mbaha ikaze mwese ahantu muri. Uwiteka bishimire ahantu muri hose ku isi, Uwiteka abane namwe kandi abigire neza cyane. Rero tugeze kuri kino gice, numva ni cya gatatu nyuma y'iriburiro twakoze n'ibice bibiri. Kino gice cya gatatu tugezeho kivuga ku buzima none bwimbitse bwa Mariyamu kinyamaruro. Igice cya gatatu none tugiye kuvuga ni mu gitabo cyo, ni igice cya kabiri. Nkuko mubibona havuga ngo intambwe zitandukanye z'imikorere ya Mariyamu kinyamaruro nizo tugiye kuvugaho. Niba ibi bintu urimo gukungura cyangwa se urimo kunguka, nukuri ubisharinge, ugire umuntu biha kugira ngo nawe ibyo bintu bimufashe. Imana itugenza cyane. Havuga ngo mbere yo kujya ikabera, Mariyamu yari atuye mu misozi ya Rutabura, ataranamanuka ibaraka no mu bitoboro kubera intambara yo mu 1964. Aho naho yafashije abantu n'amatorero nk'uko tuza kubibona hepfo. Umurimo Imana yamukoresheje mu Rutabura. Uhereye mu mwaka w'1961 habaye ububyutse bukomeye mu matorero y'Igiprotestanti y'Ibubembe. Imana ubwayo ihishura ibintu bikomeye mu ntego yo guhugura no kwigisha abantu kuguma mu bushake bwayo. Mariyamu yabaye igikoresho Imana ikoresha mu mbaraga, mu bitangaza, ubuhanuzi n'inyigisho zinyuranye. Imana itugenza cyane. Abantu bavaga mu bice bitandukanye bakaza guhugurwa n'Imana biciye muri Mariyamu kinyamarura. Imana ikiyerekana mu kumuha ubwenge n'imbaraga z'ijambo ryayo rizana agakiza ku bantu benshi. Amen. Guhishurirwa amabanga y'abantu mu itorero. Donasiye Ruraca Amisi ni umwe mu bantu batatu. Donasiye Ruraca Amisi, Yohana Kashaje na Benoit Sango.
bafatanyaga na Mariyamu umurimo w'amasengesho. Uwo ni we udusobanurira ibi bikurikira bihamijwe na mwene data Budutira Zakariya. Igihe kimwe hari nijoro bwenda gucya, Mariyamu yinginga Kashaje ngo amuherekeze mu itorero rya Rutabura. Kashaje avuga atangaye, dore haracyari nijoro, turabona inzira gute? Kandi nubwo twabona inzira, turambuka gute ririya shyamba mu ijoro nk'iri? Nabasha ne kuguheka mu mugongo kandi uzi ko uri ikimuga cy'amaguru cyangwa se ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru? Igitangaje nuko Mariyamu yamusubije ati, ntutinye, njyewe ndakujya imbere. Nta gutindiganya Mariyamu ahita ahaguruka arasohoka. Kashaje aramukurikira, ariko yabonaga amaguru ya Mariyamu atagera hasi, ameze nk'ay'umuntu ugendera hejuru. Aho unyumvire, Imana yakoze ibintu bikomeye. Bageze mu Rutabura, mu itorero ryabo rikuru, bari bavuye kuri Nyagisozi, binjira mu rugo rwa Budutira Zakariya wari umudiyakoni muri iryo torero. Muri icyo gihe bamusaba kuvuza ingoma yo guhamagara abakristo ngo baze muri nibature, amasengesho yo mu gitondo. Abakristo bo mu Rutabura barabyuka bajya guterana mu rusengero. Batangazwa no kubona umuntu uri kubabyutsa ameze nk'umurambo ugenda, bitewe n'uko babonaga amaso ye ameze. Abantu bose bamaze kwinjira mu rusengero, Mariyamu atangira kuvuga ibyaha bya buri muntu. Wowe wakoze iki ku munsi runaka? Wowe wasambanye n'umugore wa runaka? Wowe wakoze ibi n'ibi igihe runaka? Arabarangiza hafi ya bose. Umwe muri abo bagabo bumvise ko abagore babo bavuzwe ko basambanye n'abandi bagabo, atangira gutekereza mu mutima we ati, uyu mugore nta kigenda, nibi yakoze. Muri ako kanya Mariyamu abwira uwo mugabo ati, utekereje mu mutima wawe ngo uyu mugore wawe ni umugore gito kuko yakoze nabi? Ese wowe umunsi runaka ntiwasambanye n'umugore wa kanaka? Umuhanuzi udakina ahindukirira mwarimu w'uwo mudugudu aramubwira ati, wowe wahinduye umugore wa kanaka uwawe, uhereye none Imana iravuze ngo umurimo wawe w'ubwarimu bw'itorero urarangiye. Serious, nta mikino. Arangije ibyo, nta wigeze amugisha impaka mu byo yavuze. Mu gihe abantu bari bagitangariye ibibaye, Mariyamu arasohoka. Yohana Kashaje aramukurikira, ariko ntiyamushyikira. Ageze mu rugo asanga Mariyamu aryamye ku buriri. Kashaje atangazwa n'ibyabaye. Yari atarasobanukirwa iby'Imana neza. Mariyamu agarutse avuye mu iyerekwa abaza Kashaje ati, yewe iyo mvuye nabonye abamarayika bavuye mu isi bazamuka bavuga ngo Imana yakoze imirimo mu itorero. Mwarimu w'umudugudu Imana yamuciye. Imana yahishuye ibintu byinshi mu itorero. Mariyamu arabaza ati, byagenze bite? Yohana Kashaje atangara yibaza ati, niwe wagiye kuvuga ibyo byose mu itorero, none atangiye kutubaza ibyabereye muri iryo torero? Biguma gutyo, ntiyagira ubisobanukirwa. Imana idufashe kandi tugeza cyane. Imana yagiye ikoresha abantu mu buryo butanga. Ahangaha mwibuke umugabo witwa Filipo yari umwe mu ntumwa za Yesu, ariko ngo Imana ngo isutse umwuka wera ngo yambaye imbaraga ku buryo ngo zamuteruraga akagenda mu kirere, ku buryo ngo yabonekeraga ahantu runaka, kurgisha kumuvana nk'ahangaha wenda avuye nk'i Kigali akabonekera Nyagatare, cyangwa se akaba yava Nyagatare akabonekera Nairobi, kandi mu kanya ko guhumbya no guhumura. Niko na Mariyamu yagiye akinjira muri iryo torero abashyiriye ubutumwa mu buryo bw'iyerekwa, ariko agenda
afite umuhamya uza guhamya uko ibyo bintu Imana yabikoze. Imana itugeza cyane. Umurimo wa Pastor Elia Misabeyo, ubuhamya bwa Donatien Ruraca. Mu gihe umushumba Elia Misabeyo yagarutse avuye mu Bubiligi ku mugabane w'i Burayi, yazanye umugambi wo guhinga umurima w'umuceri. Kumva? Ahinga umurima munini w'umuceri. Yumvise inkuru za Mariyamu, uburyo yajyanywe n'Imana mu itorero ryo mu Rutabura, agahishura amabanga y'abakristo mu itorero. Umushumba Elia Misabeyo yaravuze ati, ni akagore ki karimo kugira itorero gutya, kabuze icyo gakora? Bari bakwiriye kukamanura ino kakajya kampingira umurima wanjye w'umuceri. Amagambo abantu bapfa kuvuga ku bakozi b'Imana bajye bayitondera. Icyakurikiyeho ni uko uwo murima we ntacyo yasaruye, ahubwo warahiye nk'uwatwitswe n'umuriro. Uwo murima we wari uherereye ahantu hitwa mu Kaboke, ariko umushumba we yari atuye ahantu hitwa kwa Mbogo. Urumva neza? Nta mikino umurimo w'Imana. Umushumba Elia Misabeyo ejo saa 4 azabona igitangaza, ameza mu kirere. Nguwo nkuko mubona kuri screen. Mu gihe ububyutse buje mu mwaka w'1961, uyu mushumba Elia Misabeyo ugaragara kuri iyi foto niwe wari umushumba mukuru w'amatorero yose ya UPMGBI mu murenge wa Tanganyika. Abo babonye mu biganiro bagiranye, Mariyamu abaza umushumba Misabeyo ati, ese wa murima wawe hari icyo wasaruyemo? Aramwerura ati, wa murima wawe bifuza ko nza guhingira, nkaho ariko yabivuze, hari icyo wasaruyemo? Kubw'iryo jambo Misabeyo aratangara kumva ko ibye byamenywe n'Imana. Ahera ko amenya ko Mariyamu ari umuhanuzi. Muri ibyo biganiro Mariyamu aramubwira ati, Imana yavuze ngo ejo saa 4 z'amanywa uzabona igitangaza mu kirere. Amiteto n'akazi. Bukeye bwaho abyutse isaha Mariyamu yamubwiye igeze, umushumba Elia Misabeyo abona mu kirere ameza y'Impande enye n'umuntu wicaye kuri ayo meza yandika. Misabeyo arihuta ajya aho Mariyamu ari, aramubwira ati, mbonye cya gitangaza. Mariyamu aramubaza ati, wamenye icyo bisobanura? Mariyamu aramusobanura ati, ya meza y'Impande enye ni isi ifite impande enye. Wabonye yandika kuri ayo meza ni Imana igenzura isi yose n'ibintu byose biyirimo, niyo izi abantu bose. Misabeyo aratangara aravuga ati, hari Imana. Yohana Kashaje nawe wari uraho yabonye icyo gitangaza. Kuva uwo munsi Misabeyo yizera ko Imana ari nzima mu byo ikorera mu murimo wayo wo kwa Mariyamu. Niyo mpamvu yashyizeho itegeko nk'umuyobozi ko hajya habaho buri mwaka igiterane cy'amasengesho mu Rutabura. Kuva icyo gihe amatorero yose akajya ahateranira buri mwaka mu kwezi kwa 9. Ubu buhamya bwemejwe n'umushumba wa Rutabura Mahirwe Buregeya Gaparasi. Imana itugenza cyane. Abantu bakina n'ibintu, abantu bagakina n'umurimo w'Imana. Ariko ibintu Imana ivuga ni ibintu bikomeye cyane. Niba Imana hari ibintu ikubwiye, jya witonda, kuko hari igihe umuhanuzi aza koko nyine Imana yimutumye. Kandi umuhanuzi niba naguhanuriye, byo banza witonde unabigenzure, kuko hari igihe Imana ibivuganye nawe. Iyo ubipinze rero ugahura n'ibyago. Imana itugire neza cyane. Aha, inkuba y'Imana ikubita abantu 12. Ubuhamya bwa Donatien Ruraca.
umugore umwe yaje gusura imiryango y'abasaza be kuri Nyagisozi aherekejwe n'umukobwa we. Bigeze nimugoroba uwo mugore atangira kuganira n'abana babasaza be, arababaza ati mutegereje iki ko mutarongorwa? Abakobwa baramusubiza bati, basubiza nyirasenge bati ntabwo turashaka kuko iyo tubonye abagabo baje kuturambagiza dusanga bafite abandi bagore. Uwo mugore w'umushyitsi arababaza ati ninde wababujije gushakwa n'umugabo ufite undi mugore? None se wowe ko nyoko yakubyaye ari umugore wa kabiri wa so, urumva? None mwashutswe mute? Ubwenge buke mwabukuye? Abo bakobwa baramusubiza bati twabyigishijwe na Mariyamu umuntu w'Imana. Uwo mugore aratangara, araseka cyane, ahinyura ubwenge bw'abisengeneza be, avuga ko ari abaswa bashutswe n'ikimuga kitava ku buriri. Ati ndabona mumaze kuba inkumi, aho gushaka muratakaza igihe cy'ubusa muvuga muti ntidushaka umugabo ufite undi mugore. Mvira akomeza atuka basaza be, abagore babo n'abana babo ko badafite ubwenge, ko bayobejwe ubwenge n'akagore k'akamuga. Niba ari imyuka mibi cyangwa abarozi bakagize batyo, abo bagore n'abana babo bishimira ayo magambo. Akomeza avuga andi magambo menshi nk'ayo. Icyari kibabaje nuko ababwirwaga ayo magambo bari abakristo, bagakomeza guseka bishimiye ayo magambo y'ubupfu. Akenshi iyo wicaye ahantu abantu no kuvuga amagambo y'ubupfu, inshuro nyinshi birangira ugiyeho n'urubanza, wowe utarizi ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. None Imana ikakubaraho urubanza ngo amagambo ntawe ugeze uvuga kubera guhora useka gusa. Niyo mpamvu rero biya biganiro bipfuye bitari mu butumwa bwiza birimo amagambo apfuye y'ubupfu, ntukabijyemo, ntukabirebe, ntukanabikurikire. Imana itazakubaraho urubanza kubera amagambo apfuye mvugwa n'abapfapfa, wowe ugakomeza kuyishimira. Umva uko byagendekeye abantu bakomeje kwishimira amagambo y'ubupfu. Muri uwo mwanya inkuba itunguranye ikubita abari muri iyo nzu. Urusaku rurumvikana, abahatuye barahurura ngo barebe ikibaye, maze binjiye mu nzu basanga abantu 12 bapfuye. Abakozi b'Imana baje bavuye mu nzu ya Mariyamu, baza biruka batangira gusenga basabira Imana imbabazi, babasabira Imana imbabazi. Imana yumva amasengesho yabo, 5 muri bo barahembuka, ariko 7 barapfa nta mikino. Barabashingura, harimo na wa mugore wakeresheje Imana. Imana ibwira Mariyamu iti wabonye umuhumetso wanjye ibyo wakoze? Abantu bansuzugura mbabona nk'ibikeri, ndetse n'abariya basigaye ndabegeranya mbicuye umugoroba. Abakozi b'Imana batangira kubasabira imbabazi ngo Imana itarimbura abari basigaye. Hari abantu bakina n'abantu bahamagawe n'Imana koko. Ntimugapfe kupfa kuvuga ku bantu b'Imana. Elisa ngo yambutse Yorodani, ngo abahungu baramwadukira ngo ngwino hano ngo wamunyaruharawe. Bakivuga gutyo ngo mwishyamba ngo havamo idube ebyiri z'ingore, ngo bose ngo bari abahungu bagera muri 40, ngo zirabica. Hari abantu bakina. Ntimugapfe kuvuga ibyo mubonye mu murimo w'Imana. Imana ntabwo ikina. Ngo kandi koko ntabwo wa mukobwa yapfanye na nyina uwo munsi, ariko asubiye iwabo nyuma y'iminsi mike akubitwa n'inkuba arapfa. Ni ukuvuga ko muri ba bantu 12 abari mu nzu bahinyura umukozi w'Imana hapfuyemo abantu 8,
harokoka abantu 4. Ni ukuri Imana ntinegurizwa izuru. Abagalatiya igice cya 6 n'umurongo wa 7. Imana itugeneza cyane kandi idufashe. Reka dusoreze hano. Wowe nta munsi wigeze wicara mu bantu banegura abakozi b'Imana cyangwa n'umurimo w'Imana, kandi bigambiriye gusa kubanegura no kubasebya? Nta biganiro by'ubupfapfa ujya ujyamo? Imana iturengere kandi tugenza cyane. Ndagira ngo dusenga n'Imana. Nimba hari ibyo wakoze, Imana ikubabarire. Yego, reka dusenge. Ibi ntibyabaye kure, byabaye hirya muri Kongo, mu Kivu y'Amajyepfo ahitwa Kabera. Ntabwo byabaye kure. Imana itugenza cyane. Reka dusenga Imana. Mana mu ijuru, ufite imbabazi n'ibambe, ubabarire ubugingo bwa mwene data uko yitwaye nuko yagenze, ibyamwanduje akajya kure yawe, umweze umutunganye, kandi uduhe kurushaho gukomeza kwera no gukiranuka mu ngeso no mu mikorere yacu, kugira ngo dukore ibyo ushaka n'ibyishimo, kugira ngo tubeho twiteguye kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi udushoboze gukomeza gukora ibyo gukiranuka tukiri muri uno mubiri. Imbaraga n'imbabazi zikoze guherekeza iki kiganiro nk'uko wakomeze kutubashisha. Ndagushimiye kumvishe gusenga kandi ukaba utabaye ukabara mwene data na mushiki wacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwari kumwe na mwene so Ndayishima Alphonse. Niba ibintu hari ikintu urimo kukungura, ukumva hari ikintu urimo kubaka mu bugingo bwawe, ushake abandi ubiha kugira ngo babyumve kandi babashe kugira icyo bunguka. Uwiteka abahire abakomeze. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Shalom. Shalom.